dufite insanganyamatsiko igira iti kumva, kwizera kuzanwa no kumva. Kwizera kuheshwa no kumva. Our topic of this service, it says Kwizera kuheshwa no kumva. Faith comes by hearing. So ngiye gutangirana n'ikibazo cya mbere. Aba bantu bicaye hano imbere ngiye kubabaza ibibazo, ariko no mu iteraniro hagize umuntu uza kugira ikibazo ndamuha umwanya mwisanzure, ndamuha umwanya baze. Ntabwo ari ibigenewe urubyiruko gusa, n'ababyeyi mwatubaza nta kibazo, biremewe. We are going to have time for asking question. You are free to ask any question, but you can raise your hand. Ikibazo cya mbere kiragira kiti, The first question is this. when do you want to listen to others? Ni ryari uba ukeneye kuba watega amatwi abandi? When do you not want to listen to others? Ese ni ryari uba udakeneye kuba wakumva abandi? Abatumirwa bacu bagiye kudusubiza. Our guests, they are going to answer. Let me use English because we have an English speaker here. Ngiye gukoresha icyongereza ko dufitemo n'abatumirwa hano bavuga icyongereza. The first question was, when do you not want to listen to others? Ikibazo cyabazaga ati ese ni ryari uba udakeneye kuba wakumva abandi? From my personal experience, I will use two answers. Ku burambe bwanjye cyangwa ku byo nzi ndaza gusubiza muri ubu buryo. For me, I do not listen to someone when I think I have already detected what he or she want to talk to me. Njyewe sinitega kuba nakumva umuntu ngendeye wenda ku byo ashaka kumbwira cyangwa se ku byo yateguye. I mean, when I think like I know what he's going to tell me. Icyo nsobanura ni nk'uko wenda nshobora kuba nzi wenda icyo agiye kumbwira. I may pretend like I'm listening, like yes, but the heart is not there. Ni nk'uko navuga ko nshobora kuba namwumva nikiriza gusa ariko umutima wanjye utahari. The other time, it is when that person has too much exaggeration or lies in what he says. Ikindi ubundi buryo ni cya gihe umuntu ashobora kuba yatega amatwi ibyo amubwira ariko atitaye ku byo arimo avuga. I mean, when that's someone who are talking to me, they are exaggerating or they are talking lies. You know, there are some people who talk things but in exaggeration way. Murabizi ko habaho abantu rimwe bavuga ariko basa nkaho bari kubesha. Thank you. Poze bijya bigora cyane cyane ku rubyiruko. It is difficult for the youth. Kubera ko rimwe na rimwe hari igihe twisanga tutari gushaka kumva abandi. Because there is some time when we reject to listen to others. Ugasanga ntago uzi uburyo byajemo, nta nubwo uzi uburyo wabivamo. And even you don't know how it comes, even you don't know how you can go out of it. Rero niyo mpamvu uyu mwanya naho bari w'ingenzi cyane. And this why this time it is important for us. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti, The second question, it says like this. do you have experience? How did you overcome it? Ese haba hari uburambe ufite, ese ni gute wabigezeho? Good evening, everyone. So, yeah, my name is Jen. Amazina yanjye ni Jen. My question was, do you have experience? Of course, I have. I think to listen elder, I think so. It's also the talent. Ndetse
kumva abandi nayo ni impano. Because everybody cannot listen, even can listen adult, because it was a talent. So I have experience, so I want to share with you guys. So do you know the youth in this like I was saying, the Rwandan youth, it's very, I was going to tell you my heart broken. Rero hari ibyo mfitemo uburambe ngira ahari nanjye mbibasangize. I was going to share when I was in love. I was very, very mad in love. So as you can understand it. Huh? I was madly in love. So everybody talked to me. I don't want to listen. Everybody want to give me some advice. So I was going to say I was very madly in love. So Rero icyo nshaka kubabwira, nari ndimo ntabwo nari nakundaga gukunda, nari ndi muri rukundo. So everybody want to give me some advice. Rero buri wese yifuzaga kumpereza inama. So I don't want to listen. Kandi sinakeneraga kubumva. Because when you are in love, you know what? So you can't keep listening to people. Murabizi iyo muri mu rukundo ntabwo uba ukeneye kuba wagira undi muntu ukugiramo inama. So like one of my friend told me, umwe mu nshuti zanjye yarambwiye ati, why you keep believing like him, you believe in him, so I know he's not good guy. Yagumye angira inama ati ese ni kuki ukomeza gukunda uwo mukunzi wawe ko njyewe mbona ari mubi. I think it's going to be like a story, but I'm not ready to tell you the story. Birasa nkaho ari inkuru ngiye kubabwira ariko ntago ariyo ndaba mbabwira. So finally I find him like he's doing some bad things. Rero muri icyo gihe natangiye kubona atangira kugira ingeso mbi. So like one of my friends also told me, you have to listen. We are here for you. We don't want you to go on in that bad relationship. Undi mu nshuti zanjye nawe yarongeye aranyegera arambwira ati ntabwo ukeneye kuba watwumva kuko ntabwo dukeneye kuba twakubona uri mu rukundo rudafite intego. So I overcame it because of like I sit down and then hear what they told me, but first of all I confirmed. Mu by'ukuri nashoboye kuba nabirenga kuko naje kwicara numva abandi kandi koko narabitahuye ko nabirenze. So I overcome it because like all I want to share with you guys, listening is a talent. So I appreciate those friends of mine who always told me those advice. Rero nanjye nabigezeho ariyo mpamvu namwe nabashishikariza kumva kuko nanjye nshimira abo ngabo bahora bangira inama zo kuba nakumva. Yeah, thank you so much. Murakoze cyane. Okay, arakoze nawe. Ni kenshi burya ngo ntawunanira umushuka ahubwo ananira umugira inama. So ni byiza rero ko twajya dufungura imitima yacu tukumva ibyo abatugira inama batubwira kuko umutwe umwe wibwira inama yo gusara. So ndakira ikindi kibazo. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti, why is it important of hearing from others? Ikibazo cya gatatu kiravuga kiti ni iyihe mpamvu ari byiza kuba twakumva abandi. Okay, thank you. Actually, thank you so much for this opportunity. Murakoze cyane kubw'aya mahirwe. And also for actually this talk show, because as students we need this. Rero ni na byiza kuba mwaduhaye uyu mwanya ku banyeshuri turawishimira. And by names of Jan. Amazina yanjye ni Jen. My question says that why is it important of listening from others? Ikibazo cyanjye kirabaza kiti ese ni iyihe mpamvu ari byiza kuba natega amatwi abandi. Yes, as my previous speaker says.
rero nk'uko wambanjirije yabivuze, we have a lot of experience of not listening from others and we downfall. rero dufite uburambe bwinshi mu kuba wenda twaricaye tugatega abandi amatwi. I myself, I have experience of not listening. Njyewe mfite ibyo nanyuzemo bitari ku byo kumva. And as well, I have a very ignorant heart which doesn't want to listen actually. rero mba mfite ngira n'umutima, nari mfite umutima wo kuba w'ubwibone, kuba ntari nkeneye kuba nakumva n'abandi, Which is bad of me, very, very bad. kandi mu by'ukuri uwo nguwo ni mubi kuri njyewe. So I'll go to the topic why we need to listen from others. Actually, I have to learn how to listen from others as well. Reka wenda ndase ku ntego y'impamvu wenda dukeneye kuba twakumva abandi, kandi koko nanjye ndabikeneye kumva abandi. First and foremost, listening helps to connect the heart. Rero kumva abandi bihuza imitima. If I listen to you, I get to understand what your heart says. Mu gihe naguteze amatwi, mu by'ukuri ngerageza gutahura icyo umutima wawe umbwira. But if I ignore you or if I don't give myself to you to listen, I can't understand you. Ariko mu gihe nakwamaganiye kure cyangwa nkakwima umwanya wo kukumva, ntacyo nshobora kuba nakumva. I'll say even the Bible, if we don't listen to the word of God, definitely we can't understand what the heart of God. Ni nacyo kimwe na Bibiliya, mu gihe tutashoboye kuba twakumva ijambo ry'Imana, nta nubwo dushobora kuba twayumvira. Even though pastor or the servants of God preach a million times, we can't listen. Kabone nubwo abashumba b'itorero batuyobora, ntabwo dushobora kuba twakumva. Also, I'm a teacher of English. Ndetse ni nacyo kimwe n'abarimu b'icyongereza. If I can't understand the heart of my students by listening from them, I can't give them the good service. Nanjye mu gihe ntashoboye kuba nakumva abanyeshuri banjye, nta nubwo nshobora kuba namenya uburyo nabitaho. That's why it's so much important to listen from others, because listening connects the hearts. Rero ni nayo mpamvu ari iby'ingenzi cyane, ari iby'agaciro kuba twakumva abandi, kuko bihuza imitima yacu. My second view is, igisubizo cyanjye cya kabiri ni iki? for example, love. Listening creates love between the speaker and listener. Ubundi kumva bizana urukundo, kuwumva ndetse n'urimo kubwira undi. I might say all of you have the love of God, not so? Wenda mwese nakavuze gutya ko mwese mugira urukundo rw'Imana. But to gain this love of God, you first listen to His word. Ariko kugira ngo wakire urwo rukundo rw'Imana, nuko umanza kwakira ijambo ryayo. So if we don't listen, that means we are forsaking the love. Bisobanuye ko mu gihe tutakiye iryo jambo ry'Imana, bivuze ko tuba tunamagana urwo rukundo. So I'll conclude actually by saying that listening is very, very important in all ways. Also, you have to receive from the speaker, but also the speaker has to listen from you. By'ukuri ndasoza mbabwira ukuntu kumva abandi ari iby'ingenzi cyane, yaba kuvuga cyangwa ubwirwa, mwese biba ari ingenzi. Thank you so much. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Reka mbaze ikibazo cya nyuma mutumirwa wacu. How can you make others listening from me? How can you make others listening from me? Ni gute nshobora kuba natuma abandi banyumva? Well, thanks for the great question. Murakoze cyane kubw'ikibazo cyiza. At first, looking at this question, I actually felt it's very difficult to answer. Nyumva iki
kibazo kuri njyewe numvise gisa nkaho gikomeye. To answer this, I will use an example for us to understand. Mu gusubiza iki kibazo ndaza gukoresha ingero kugira ngo mushobore kuba mwasobanukirwa. Well, most of us here are students, or we go to school, or we are even working. Abenshi hano nk'abanyeshuri tujya ku ishuri cyangwa abandi mukajya gukora. If you're a student, you have a teacher that gives you guidance, and if you work, you have a manager or someone else that gives you guidance. Rero mu gihe uri umunyeshuri uba ufite umwarimu ukuyobora, cyangwa se ku muntu ufite imirimo akora aba afite abamukuriye muri ako kazi bamufasha. And for those two kinds of people to guide you, it's for you to follow their footsteps. It's that they are willing to also listen to your heart or even listen to your needs. Rero ku bantu bakuyobora kugira ngo bashobore kuba bakuyobora neza nuko baba bakeneye kuba bakumva ndetse bakumva n'ibyo ukeneye. Well, because if you approach like your teacher and he's not willing to listen to you, it will be hard also for you to listen to them. Mu gihe wateye intambwe yo gusanga umwarimu wawe ntashobore kuba yakumva cyangwa ngo yakire umutima wawe, nawe bizakugora kuba wakumwumva. Well, for me to make people listen to me, it's to make sure I listen to them. Jewe icyo nkora kugira ngo abandi bashobore kuba banyumva nuko mbo wa mbere kuba nabumva. Yes, because if I really approach you and you listen to me, the next time if you approach me, I will do the same, because we built a rapport or that kind of connection, and our hearts are connected in a way that it will be easier for both of us to listen to each other. Rero mu gihe nateye intambwe nkaza ukanyumva ndetse nawe utaha uzaza nshobore kuba nakumva kandi imitima yacu ibe yahura mu buryo bworoshye. Well, that's the answer to this question. Rero icyo ni igisubizo cyanjye kuri iki kibazo. Okay, murakoze. Thank you so much. Bamashyi cyane, barakoze cyane. Clap for them.